Ushiza kuva mu mutwe ntabwo nzabyibagirwa kuko ngiye baramubatije ahubwo ndarira ndarize yego bari kumpanagura ababyeyi bavuga bati hangane kuko ngiye bamukize mu mazi numva yindenze bisobanuye ikintu gikomeye kugira ngo wumve ko nzirikana ko bisobanuye ikintu gikomeye nasenga Imana nkayibwira inti abarezi bose mfite babaye nka Musoni wow byibuza akajya ayobora igihembwe kimwe ndakayobora ikindi ndakayobora ikindi yego imyaka igiye itandukanye kugeza n'uyu turimo niwe uyobora ibyumweru byo gusenga ariko abana ntibaramurambirwa turabaza tuti tuzatumira ubuhe mubwiriza bati Musoni kandi niwe ari teacher wabo igihe gishize kandi ari teacher wabo yego ubundi bimenyerewe ko ngo nta muhanuzi uhanura iwabo yego na prefe yabigarutseho yego iyo mvugo Musoni akwiye kuyihanagura. Kwiringira TV ubutumwa bwiza kuri benshi gukizwa kwa benshi Matayo 24 umurongo wa 14. Reka mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza. Nje ubasuhuza ni mwene so Theophile Byukusenge. Abanyarwanda bati nta muhanuzi wabo ariko kuri bo byarabaye. Abamureba kandi mwitegereza n'amaso yanyu ndetse nanjye mukamuri kunyumva. N'abanyeshuri babarizwa mu kigo cya APAD. Iki ni ikigo cya APAD cyashizweho n'ababyeyi b'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Intego zacyo ni uguha uburere bwiza abanyeshuri cyangwa se abana bagana iki kigo. Muri ibyo ngibyo kandi harimo no kubigisha kubatoza by'umwihariko kwiga no kwigisha ijambo ry'Imana. Abanyarwanda bati nta muhanuzi wabo ariko kuri bo byarabaye kuko uwitwa Musoni Flavie mwese musanzwe muzi cyangwa se musanzwe mumva niwe ufata umwanya uhagije ungana nk'icyumweru ariko nubwo ubudahagije cyane maze akabigisha ukuri kw'ijambo ry'Imana maze abumva bakisesengurira bakamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana abemera bakabatizwa ndetse abemera nabo bakemera gukurikira ukuri kw'ijambo ry'Imana bagatorezwa hamwe n'abandi bose ndetse n'abataremera nabo bagakomeza kwigishwa. Ni inzira y'urugendo ibigoye. Twaganire kandi n'abayobozi b'ikigo. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Augustin Sazamahoro. Nkaba ndi umuyobozi ushinzwe imyitwarire mu kigo cy'amashuri cya APAD. Aricyo twita Prefet Discipline. Umubare 59 ni umubare tubonye mu bana babyawe ubwa kabiri cyangwa se bavutse ubwa kabiri. Usobanuye iki? Umubare 59 ni umubare ushimishije cyane. Bigaragara cyambere ko tutigeze tuvunikira ubusa. Niyo basanzwe habatijwe abantu barenga 5 10 turishimye ariko umubare 59 ni umusaruro ugaragara kandi twishimiye ikigo cy'ishuri icyambere ko twabyaye abana bushyashya haba mu by'umwuka haba mu by'imyitwarire iwacu nikigaragaza yuko ikigo cyishimiye mu rusange ariko n'ababyeyi ntabasise. Hari abantu benshi bazi APAD bakabyumva bakabisoma ku mbuga nkoranyambaga ko nabonye ko mufite platform zikomeye rimwe na rimwe umuntu ajya ukabona bimwe mu byo mukora cyangwa se mu byo mwigisha. APAD ni inyuguti zigera kuri 5 gutyo bisobanuye iki? APAD ndayisobanura mu buryo bubiri. Yego. Ndayisobanura mu buryo bw'amahanga mu Gifaransa birasobanura ngo ni Association des parents adventistes pour le développement de l'éducation. Mu Kinyarwanda ngenekereje ni ishyirahamwe ry'ababyeyi b'Abadiventiste bishyize hamwe mu rwego rwo guteza imbere uburezi ariko kandi n'iyobokamana batarisize. Umubwiriza Musoni niwe mumaranye icyumweru. Niki mwamwungukiyeho niki mumukesha ku burere n'inyigisho ahereza abana cyane ko numwe mu bo mukorana mu cyiciro cy'uburezi? Musoni Imana yamuhaye umugisha. Imana yamuhaye umugisha kuko ni umwarimu wacu asanzwe aturerera abana mu buryo bujyanye n'amasomo ariko kandi tukagira umugisha ko twamuhawe mu buryo bwa mwuka. Yego. Abantu benshi baramwifuza. Yego. Kumubona biragora. Buriya mu Rwanda hose bakurikirana ibyigisho bye abenshi. Yego. Twebwe dufite umugisha ko tumufite nk'umukozi wacu. Yego. Tukongera kugira umugisha ko ari umuvuga butumwa wacu. Biratworohera rero kumubona. Ikindi cya kabiri ni umuntu dukunda cyane. Ni umuntu twigisha tukanyurwa. Ariko kandi mwuka w'Imana afatanyije nawe akabasha guhindura imitima y'abantu benshi. Tunamusabira n'umugisha ku Mana ngo ijye ukomeza kumurinda kandi ibyo aduha
ajya abigeza no ku bandi. Ibyo rero turabyishimira cyane kubana nawe. Ego. Nyuma y'ubu buzima ababyeyi bajya bababwira impinduka babonye ku babyeyi ku bana bavuye mu kigo cya PAD? Baratubwira cyane kuko tugira ama platform duhuriraho. Yego. Batubwira yuko abana bagiye bahinduka uko baje muri PAD bameze. Hari igihe umubyeyi akubwira ngo umwana wanjye ndamuzanye kandi ndizera ko muzamumfasha bijyanye nuko yitwara, ariko ajya gusubirayo agasubira yarahindutse. Ibyo rero tukabishimira Imana kandi tubishimira ko n'abana ko bagera ku ishuri ariko bakubahiriza ibyo tubabwiye kandi twabona n'ijambo ry'Imana Mwuka Wera akabasha guhinduka. Prefe, kwinginga umwana cyangwa se kugoragoza umwana hari ubwo bigeraho bikanga. Iyo umwana mumubwira ngwino usenge, ngwino ukora iki ngiki, ariko mukabona atabikunda, ni irihe banga kugira ngo n'abandi bari kutwumva bafite ibigo bitandukanye ariko by'umwihariko bashaka kwigira kuri PAD mu guhereza uburere bwiza n'umuco abana biga muri ibyo bigo by'umwihariko ku kigo cya PAD, ni irihe banga? Ibanga rya mbere, iyo umubyeyi aje kwandikisha umwana muri requirement cyangwa se mu bikoresho tumutuma, nimero ya mbere ahasanga Bibiliya. Wow. Iyo ahasanze Bibiliya bisobanura ngo azasenga. Ntabwo Bibiliya yizana gusa ngo ijye hariya. Yego. Ubwo mu yandi magambo basobanura ko biri kose azasenga. Iyo ahagaze rero urumvikana biragorana abantu kubahuza badahuje imyemerere cyane. Hari igihe bigorana ariko uko imisi igenda isa. Ikindi tukabifashwamo nuko mu masomo yabo ya buri munsi habonekamo isomo ry'iyobokamana. Iyo umwarimu ajya kwigisha iyobokamana anababwira n'ikiza cyo gusenga. Ikindi kandi tukababwira ko mbere na mbere y'ibindi byose ari Imana. Ikindi nta kwibagirwa, iyo bategura ibizamini byabo bya leta tubabwira ko isomo rya mbere rikorwa mu cya leta ari ijambo ry'Imana, kuko nta n'umwe ukora ikizamini cya leta atabanje kwiragiza Imana. Nawe udasenga aravuga ngo Imana idufashe dutsinde. N'udasenga rwose ijambo ryiza kandi rishobora kubatuma bakunda gusenga. Twiteze iki muri aba bana 59 bavutse ubwa kabiri? Ni iki mubateganyiriza by'umwihariko? Yego, icya mbere ni amasomo, ariko ese bazakomeza gukurikiranwa bate kugira ngo n'utari umudivantiste byibuza azagira icyo azasubira mu cyaro cyangwa se azasubira muri vacances ari kubwira abana bagenzi be azabasanze badahuje kwizera mu gihe bo bari bakizeye ko akiri muri ya mico cyangwa se babanagamo? Twungutse ikintu gikomeye cyane, abantu 59 twungutse. Icya mbere twungutse imico mizima igiye kudufasha mu bandi bana. Niba twari dufite abana batumva wenda 5 cyangwa se 10, akaba tumaze kugira abantu 50 baje bumva ijambo ry'Imana bahindutse basizana ko bagiye kugenda mu murongo mwiza, ikigaragaza ko mu kigo hari ikintu kinini gihindutse. Ikindi kandi twungutse abambasaderi hanze ya PAD. Umunsi bazaba barangije bazaba baravuga butumwa. Musoni yabahaye urugero rwiza cyane, ababwira ko nawe yakiriye agakiza mu myaka 17. Uyu munsi wa none arimo arabatiza b'imyaka 13, 5, 18. Ni rwo rugero barimo. Urumva ko niba Musoni yarahindutse muri icyo gihe, nabo dufite icyizere ko bazahindura benshi kandi bakazahagarara mu kirenge cya Musoni, aho n'abazabageze mu zabukuru avuga ati nanjye bariya nabaciye mu biganza byanjye. Prefe, reka tugushimire, twizere ko abari kutwumva ababyeyi badukurikiye. Ni byiza kurerera mu bigo byiza, ko buri mubyeyi wese yifuza guhereza umwana we uburere bwiza. Babyeyi mutwumva, PAD ibafitiye ibihe byiza byo kwigisha abana banyu, ariko kandi ikabagirira ibihe byiza byo gusenga. Hari ubutumwa umva twahereza ababyeyi ndetse n'abanyeshuri bari kutwumva n'abazatwumva? Ubutumwa nabufite ubwa mbere bwo gushimira ababyeyi baduhaye abana, babwira ngo babyeyi mwarakoze kutuzanira abana banyu. Akenshi mwari muzi ko muba twohereje kugira ngo tubigishe ibijyanye n'ubumenyi gusa, ariko ubumenyi budafite Imana nta gaciro bufite. Ndabashimira ko mwabaduhaye. Ikindi kandi nkanababwira ababyeyi ko batagire kugira impungenge ku bana babo baje muri PAD, kuko dusubirayo dufite indangagaciro zibereye umunyarwanda kandi zinahesheje Imana icyubahiro. Rero turifuza ko n'abandi badukurikiye bazakomeza kutuzanira abana babo kugira ngo tubagire abantu bashya, tubagire abantu bazima, tubagire abantu bafite ubwenge, ariko ubwenge buyobowe n'Imana, kuko Bibiliya tugira yuko kuva mu byaha aribwo bwenge kandi kumenya Imana ariko kujijuka. Rero turifuza yuko ababyeyi batuzanira abana babo tukabaha uburere, ariko kandi tukanabigisha n'iyobokamana, nibyo bizagenda neza. Prefe, murakoze cyane ku mwanya muduhaye, kandi Uwiteka umugambi wacu no kubaka u Rwanda, kubaka abana bazavamo igihugu cyiza, kubaka abana bazavamo itorero ryiza. Reka tubashimire kuri ubwo burere no kuri uwo mwanya muhereza
aba bana bacu badukomokaho cyangwa se n'abazadukomokaho. murakoze cyane. Amen. Twaganiriye n'ababatijwe. Wavutse ubwa kabiri. Yego. Meze neza? Meze neza ndashima Imana. Yego. Uri amahoro? Yego. Wari usanzwe umudivantiste? Oya, ntabwo nari umudivantiste. Wow. Ikigo cya PAD ni ikigo wagezemo ryari? Nakigezemo 2024. 2024. Yego. Wiga mu kangahe? Niga mu wa gatandatu. Buri mwaka haba ibyigisho nk'ibi ngibi. Yego. Kubera iki uhisemo kubatizwa uyu mwaka? Urebye buri muntu afashwa mu bihe bigiye bitandukanye. Yego. Yego, habaye amavuna menshi, habaye amateraniro menshi, gusa njyewe bitewe n'icyigisho twari tumaze iminsi twiga cyankoze ku mutima kinangurira kuba nabatizwa navuka bwa kabiri. Wow. Ufata icyemezo waragifashe ubyemeranya n'umutima wawe, ariko ubiganiza ababyeyi babyakiriye bati? Ni ibintu bishimiye cyane, baranezerewe. Ntabwo nari umuntu ukunda gusenga cyane, rero babyakiriye neza, barishimye. Nuko batabonye umwanya wo kugera aha ngaha, bari kuba baje twari kuba turi kumwe, gusa barishimye ni ukuri. Yego, bana abadivantiste? Oya, nabo ntabwo ari abadivantiste. Witeguye ute kubera umucyo abo uzasanga? Byiteguye neza cyane, kuko iyo Imana yaguhamagaye hari umurimo uba ushaka gukora mu nzu yayo cyangwa se mu byo yaguhamagariye. Niteguye ikizansaba cyose kugira ngo nyiramye cyangwa se nihimbaze nzagikora. Impinduka mu rubyiruko ndabizi neza, hari abo uzasanga wanywaga inzoga? Oya, ntabwo wazinywaga. Ariko hari abo uzasanga bavuga ku wa gatandatu, bavuga bajya gukina bisanzwe. Witeguye ute kubana n'abo bantu? Abo bantu n'ubu mbana nabo. Yego. Mbana nabo kandi ndavana nongere nsubirane nabo. Gusa niteguye nanjye kubigisha muri bimwe byamfashije. Twize ibyigisho byinshi, twize ku isabato, twize kuyubahiriza, byose nzagenda mbaganiriza. Ndabizi nubwo ntaburamo umwe, ariko nzi ko azaza. Uru rugendo ni urugendo rushimishije. Iyo utararujyamo uba wumva utazi ibyo ari byo. Yego. Uba wumva utazi ibintu nyine ugiyemo. Gusa iyo ubigiyemo ubijyamo wese. Ni ibintu utamenya nawe uko bigenze, gusa iyo wafashe umwanzuro n'icyemezo cyo gukurikira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ni ibintu byikora. Ibintu byikora muri make, ibintu by'Imana iyo wabigezemo byose bizira rimwe. Musoni ni tica wawe? Yego. Akaba n'umubwiriza. Yego. Iyo uri kumwumva akwigisha umubona uti? Musoni yego ni profe, mwarimu wacu, kandi yigisha neza. Yego. Yigisha neza. Imana ni umuntu yahaye umuhamagaro wabo wo kwigisha ibintu ibyo ari byo byose, yaba ubuzima busanzwe, ibintu byo mu ishuri, ndetse n'ijambo ry'Imana. Iyo ari mu ishuri simba mubona muri ya shusho ya pasiteri. Yego. Ahubwo mba mubona mu ishusho y'umwarimu uri kunyigisha. Yego. Gusa nanone iyo tugeze mu rusengero ntega amatwi ibyo ari kumbwira, ntabwo nita ko duhurira mu ishuri tukarwana, nasinziriye, nasakuje. Oya. Yego. Nkurikira ibyo ari kuvuga, kuko nawe siwe, ahubwo ni umwuka rero uba umuvugiramo. Wow. Bwira abana bagenzi bawe bari hirya no hino bari kukumva, ndabizi neza ko bazabibona. Yego. Urugendo rushya utangiye? Urugendo rushya nanjye ndarwishimiye. Rubyiruko, rungano muri kundeba aha ngaha, ndabashishikariza gufata uyu murongo. Uru ni urugendo nangiye, yego ntabwo birangiriye aha ngaha. Nzakomeza kwizera kandi nkorere n'Imana, ibyo nsaba byose nzabikora. Nabashishikariza rero gukurikira Imana, kuko niyo mugenga w'ibihe, niyo mugenga wa byose. Kuba turiho ni ubuntu bwayo. Rero rubyiruko, muve mu byo murimo, nta kamaro, kuko iby'isi byose ni ubusa, ntacyo bimaze uretse gukurikira Uwiteka Imana. Murakoze. APAD isobanura iki kuri wowe? APAD ni ikigo cyahinduye ubuzima bwanjye. Ni ikigo nagezemo ndi umwana, ariko maze kugikuriramo. APAD ni ikigo cyandeze, cyarandeze, cyanyigishije mu by'umwuka byinshi, cyanyigishije Bibiliya. Naje ndi umuntu udakunda gusenga, ariko burya ngo iyo uriye umuravumba ukawucira ntabwo waburamo dukeya umira bagukiza. Ego, kenshi dusenga buri gitondo, buri munsi, ku isabato aba ari itegeko.
gusa ubu ntabwo bikiri itegeko kuri njyewe, Yego. ahubwo ni amahirwe kuba babiduhatira. Yego. Rero apade yahinduye ubuzima bwanjye mu buryo bwa mwuka kandi yarankujije. Yego. twaganiriye kandi na Elda Musoni Flavie. Murakoze cyane Theophile cyangwa se Kwiringira. Yego. Murakoze. Turi kumwe na Elda Musoni Flavie, ni umwe nawe mu bamaze icyumweru bari muri uru rugendo rutoroshye kandi usibye ko ntawe kuri we rukomeye cyane kuko ni umuhamagaro. N'urugendo rw'icyumweru, twavuga rwa rugendo rumeze ruti? Ni urugendo rurimo Imana. Iyo Imana itangiye urugendo ibizarusoza. Ni urugendo rwari rurimo umunezero, gukora amateraniro uri kumwe n'abanyeshuri wigisha, mubana mu buzima busanzwe, wa wundi ubona akebanyije ibumoso ukamuhana, yaca iburyo ukamushimira ko bimeze neza. Rero wari umunezero, wowe waradusuye, wabonye uburyo abana banejejwe n'ijambo ry'Imana, twaranyuzwe. Cyari icyumweru turi kumwe n'Imana 100%. N'urugendo uhuza ute urugendo rw'ivugabutumwa, abayobozi babigarutseho, ariko kandi bavuga ko uri umugisha muri kino kigo. N'urugendo uhuza ute n'urugendo rw'ivugabutumwa nanone n'akazi ka buri munsi? Murakoze cyane. Apade ni ikigo cy'itorero, kiri mu bindi bigo bitandukanye nabyo by'itorero by'abizera. Ni ibigo rero biha agaciro cyane ijambo ry'Imana. Ni ibigo uzasanga, ntabwo kuvuga ngo ni ibigo by'abizera bivuze ngo bakira abana b'abizera gusa. Hano bakira abana baturutse mu kigo kirerera igihugu. Reka bari ko bivuga. Hari nk'umunyeshuri tumaze kugana rwose utari umudivantiste. Rwose. Ni ikigo rero kirerera igihugu. Nanjye ndi umwarimu mu bafasha igihugu kurera, ariko nanone nkaba mfite amahirwe yuko mfite n'undi muhamagaro wo kuba Imana yarantoranyirije izi nshingano. Rero muri iki cyumweru naranyuzwe cyane. Buri mwaka ngira ivuna rimwe hano muri iki kigo aho nkorera, ariko iki kigo nkoramo banamfasha nanone bananyorohereza muri rya vugabutumwa mujya mubona nkora. Yego. Havuga ngo rero kwirirwana n'abanyeshuri mukabana mu buzima bwa buri munsi, ari wowe njyewe nize tekinike, njye ndi umwarimu wigisha tekinike. Yego. Ariko kuba naragize nanone umugisha nkaba mbigisha amasomo ya tekinike, tukanahurira no mu ijambo ry'Imana, byambereye umugisha ku buryo mba nizeye yuko umutekinisiye na treninze azabasha guhangana n'ibihe bihindagurika, kandi akaba umuntu ufite indangagaciro zizahesha agaciro igihugu, zigahesha n'agaciro n'itorero ry'Imana, ariko by'umwihariko bagahesha n'agaciro ababyeyi babo. Ibyo rero niba umuntu azagirira igihugu akamaro, akagirira ababyeyi b'akamaro, akigirira akamaro, yarangiza akagira n'itorero akamaro, mba nanjye mpita numva ko nanjye mu buryo butaziguye nanjye azangirira akamaro aho nzamusanga mu cyo azaba arimo gukora cyose. Yego. Hari ubutumwa, hari abenshi mu babwiriza bumva ko iyo yabaye umupasitori cyangwa se yabaye umubwiriza, yabaye umubwiriza yumva akazi ka buri munsi kagahagaritse, ahubwo umurimo we ari uwo. Nihe message twabaha? Murakoze cyane. Akazi kanjye ka buri munsi kamfasha no kuba iyo ngiye mu kazi kanjye ka buri munsi nshyiramo imbaraga, nkasaba Imana ikampa imbaraga, ariko niyo ngiye mu murimo w'Imana naho nsaba Imana ikampa imbaraga. Ni nako bigenda iyo ngiye mu by'urugo rwanjye, nsaba Imana nanone ikampa imbaraga. Rero uyu munsi nabwira abavugabutumwa bagenzi banjye yuko kuvuga udakora byangiza imico. Tugomba kubwiriza ubutumwa ariko tukanakora, kandi noneho dukeneye no kugira ikindi kintu tumarira abantu kitari ukubaha ijambo ry'Imana gusa. Icyuzi ukaba wafata urubyiruko ukakigisha, aho uzaba ufashije igihugu, ufashije n'Imana icyarimwe. N'itorero. Yego, n'itorero muri rusange. Rero njyewe mu buzima bwanjye nezezwa no kuba Imana yarampaye izi nshingano, ikampa uyu mwuga w'uburezi, haba ndi umutekinisiye nigisha ariko nanatambutsa n'ijambo ry'Imana, biramfasha. Ndanezerwa cyane. Kandi nashimira n'abandi bagenzi banjye bakora inshingano bakora muri uyu mwuga w'ubwarimu. Nabasaba nabo kwerura gufasha abantu, bakabafasha no mu muco usanzwe, mu bunyangamugayo bwa buri munsi, muranyumva neza, ariko bakanabafasha no mu iyobokamana, kuko ibyo bintu nibiramuka bigendana
nituramuka turimo gutoza umuntu Imana, tukamutoza umuco w'igihugu cyacu, tukamutoza n'iyobokamana, azaba ari umuntu aho azagera hose urugi rw'ubuzima ruzakinguka abeho neza. Abantu 59 basobanukiye kuri wowe? Ni abantu benshi, ni abantu benshi, kuko uramutse uganiriye n'umujene umwe agatera umugongo ibibi yari arimo, akorohera Imana, akorohera igihugu, yarangiza akorohera ababyeyi, uba ari umugisha, uba ari umugisha udasanzwe. Noneho rero ngira ngo wabibonye, hari ababyeyi babaherekeje. Iki kintu ni ikintu cy'umunezero ukomeye cyane. Hari ibintu bibiri navuga. Icya mbere, aba bantu 59 babaye imbarutso ku bandi. Mu magambo make, twari dufite n'abandi bashaka kubatizwa, ariko hano twubahiriza icyo ababyeyi basaba. Hari igihe umubyeyi avuga ati umwana wanjye mube mumuretse, hari igihe umubyeyi avuga ati hari ibyo ngomba kubanza kuganira nabyo. Icyo gihe rero turabyubaha, tugakomeza kuganira n'umwana kugeza igihe ababyeyi be bazamufasha, noneho umwanzuro ukaba n'umwanzuro mwiza ubaye umugisha. Yego. Rero abantu 59 twirirwana tubana mu buzima bwa buri munsi, wabyumvisha abayobozi ba PADE bazakomeza gusigasira aba bana no kubana nabo, kandi nanone Imana niyo yababyaye, Imana niyo ikuza, Imana izabakurikirana. Gusa navuga ngo umubyeyi uzakurikirana iki kiganiro ufite umugisha wo kubona umwana we yabatijwe, amenye yuko ijambo ry'Imana rivuga ko uyu mwana avuye mu rupfu ageze mu bugingo. Yego. Amen. Reka hari dusoze urugendo rwacu rw'ivugabutumwa, rwo ni buri munsi mu ntara zigiye zitandukanye aho Imana iduhamagariye. Hari indirimbo ivuga ngo aho aza nyobora hose niho nzishimira kujya. Rero natwe twishimira kujya aho Umwami Yesu aduhamagarira. Reka tugushimire ku muhati n'imbaraga. Abayobozi bahari byinshi bakuvuzeho, abanyeshuri byinshi bakuvuzeho, ariko nkawe nihe message wahereza abayobozi bawe ndetse n'aba bana by'umwariko bavutse ubwa kabiri? Abayobozi banjye nabashimira cyane cyane, ndashimira ababyeyi bashyizeho kino kigo, aho baba bari mu Rwanda n'abari hanze. Bamenye ko intumbero bari bafite yuko Imana igomba kuboneka mu burezi, bamenye ko Imana ibirimo kubikora. Si iki kigo cyacu cya PADE gusa, hari ababyeyi bashinze ikigo cya PASE, hari ibigo byo mu Ruhango, hari ASPEJ. Ibyo ni ibigo by'ababyeyi b'itorero, ariko hakaba n'ibigo by'itorero nyirizina, by'itorero ry'Abadivantiste, birimo za College Gitwe. Yego, College Gitwe, za Rwankeri. Uranyumva neza. Icyo nashakaga kuvuga ni iki, hari icyo Imana irimo gukora muri ibi bigo by'amashuri, kandi nasaba n'abayobozi b'itorero kugira ngo bakomeze gushyigikira ibi bigo. Ndashimira rero abayobozi banjye dukorana, abarimu dukorana mu buzima bwa buri munsi. Ndashimira by'umwihariko nawe. Yego. Nawe nagushimira kuko ndabizi neza ko wagiye udufasha muri uyu murimo, kandi noneho igihe kirageze ngo abantu banabone ko abanyeshuri, abantu bazi ko abanyeshuri abantu barangara, batumva, n'ubu nibo bari kudufasha kuri kamera, urubyiruko rutagira icyo rwita. Ariko uyu munsi wa none njyewe maze icyumweru mfite nk'umukobwa wanjye witwa Olga, ndavuga ngo ni umukobwa wanjye kuko ababyeyi be turasengana. Yego. Hari ibyigisho byinshi yafashe. Aba bajene rero barimo barakora akazi, kandi ngushimire ko nawe aho tugeze hose utoza abajene kugira ngo uyu murimo ukora hazaboneka abajene benshi bawukora. So nawe ndagushimiye, ariko abayobozi banjye ndabashimiye kubwo kunyorohereza mu ivugabutumwa, kandi nanone nshima Imana yuko Imana yahaye umugisha n'ukuboko kwanjye. Abana nigisha mu masomo asanzwe baratsinda pe, baratsinda. Ngira ngo wenda amakuru bayaguhaye, ariko amasomo yanjye barayatsinda, kandi n'ubuzima bwo hanze ubona ko abo tuganira, yaba biga hanze, yaba barimo kwiga inaha mu Rwanda barangije, ubuzima barimo barabushobora. Yego, bibeshejeho ku buryo intambwe batera yose iteza igihugu imbere, igateza ababyeyi babo imbere n'Imana, ubona ko hari ikintu birimo gukora. Ndagushimiye rero, kandi ndanyuzwe kubw'uyu munsi. Imana ibaha umugisha. Si twe ahubwo ni Yesu Kristo bidushoboza. Hari ikibazo ni icyanyu mbabare, ariko nari nzi ko nsoje, ariko mise numva hari ikindi kibazo ntagenda nakubajije nk'umurezi. Ni kenshi ababyeyi twifuza mo abana bacu ibintu byiza, ariko tutabahaye. Niki twabwira aba babyeyi? Yego, murakoze. Umubyeyi iyo agiye gutoranyiriza umwana ikigo cy'ishuri, akwiye kuzaza atekereza ibintu byinshi. Ntabwo ukwiye gutekereza gusa
ku bushobozi ngo uvuge ngo hariya niho hamake, ahubwo ugomba kureba umwana wanjye ndateganya ko azavamo iki. Uranyumva neza? Umwana wanjye ndateganya ko azavamo iki. Icya kabiri, umwana wanjye ndimo ndashaka izihe ndangagaciro zizamwambutsa ku kiraro cy'ubuzima. Binyibukije iki twigeze kwiga cyitwa ububwa. Yego. Noneho icya gatatu, ugomba kwicara ukiga isoko ry'umurimo. Ese uyu mwana wanjye yaba hano hafi, ndamutse ngize amahirwe umuvandimwe wanjye uri mu Bufaransa, mu Bubiligi, muri Amerika, akampamagara ati nyoherereza umwana, uyu mwana wanjye agezeyo yakwihagararaho. Noneho ikindi ugomba kwibaza ngo ese umwana wanjye azabyuka ahure n'Imana, saa sita najya kurya ahure n'Imana, nimugoroba najya kuryama ahure n'Imana. Ibyo bintu byose rero nanone warangiza ukibaza ngo uyu mwana ko amaboko yanjye arimo kugenda acika intege, uyu mwana azaza asobekeranye ibiganza n'ibyanjye, iminsi yo kubaho kwanjye niye igende neza. Ibyo bintu rero ababyeyi bakwiye kubitekereza. Ndashimira rero ababyeyi batekereza kuri ibyo, bakemera bakiyima ibyo bari bakeneye bakabishora ku bana. Ndamya nashidikanya yuko umwana wamenye Imana agafata umwanzuro akabatizwa, akagambirira mu mutima kuba umuntu w'ingirakamaro, ndamya nashidikanya ko wazahombera abandi ahandi, ariko ntabwo wazahombera mu gushyira muri uyu mwana ijuru ryagiriye icyizere. Murakoze. Ni byinshi twumvise, reka tubashimire cyane kandi Uwiteka akomeze kubana natwe. Turacyafite urugendo rurerure rwo kugenda muri uyu murimo, ntiturahagarara, turacyakomeje. Ku ruhande rwanjye wanshimiye, ariko nanjye ndagushimira mu kuba nawe waremeye kugendana natwe. Ni urugendo rugoye, bidusaba kurara ahantu hagoye, bidusaba kugenda ahantu hagoye, ariko turabikora. Benshi bumva ko hari inyungu zindi ziba zigamijwe inyuma, ariko umugambi wacu ni ivugabutumwa. Reka tugushimire cyane. Murakoze cyane, kandi abazakurikirana iki kiganiro, Imana ibahe umugisha, mukomeze mukunde Imana, mukunde umurimo wayo, kandi mukunde n'abantu bayo mu izina rya Yesu. Amen. By'umwihariko twaganiriye n'umubyeyi, umwe mu babyeyi uharerera, ariko by'umwihariko umwana we yavutse ubwa kabiri. Byari ibyishimo cyane. Murakoze. Ni amahoro. Amahoro. Umwana yavutse ubwa kabiri. Yavutse ubwa kabiri. Yego. Uriyumva ute nk'uwavutse ubwa kabiri? Ndumva merewe neza cyane. Nakundaga iki kigo cyane cya Padi. Nagikundaga, ariko nza kunezererwa birushijeho nsanzemo uyu muvandimwe. Yego, prefe. Cyane yagiyemo kubera ko nakundaga abadive, nkumva ko ariho yabonera uburere bwiza. Yego. Anatsinze numva ko bitakunda ko ajya ahandi. Tujya inama na papa we, numva ko agomba kuza hano. Nanezerewe cyane rero, abatijwe akiri mutoya. Ubwo no kuvuga ngo ibishuko n'ibigeragezo byinshi ntabwo agihuye nabyo. Nakundaga kumuganiriza nkamubwira nti uzigire kubatizwa kandi uzajya no muri korali uririmbe. Amubwira ko hari ibintu byinshi abantu badakora bitewe n'uko bamaze kumenya Imana. Iyo umuntu ari umukristo hari ibintu adakora. Yego. Ndanezerewe cyane rero kuko n'imfura yanjye n'umwana wanjye niwe mukuru wanjye. Ndumva nta nubwo nabona uko mbivuga. Nanezerewe cyane. Hari indirimbo kera twakuze twumva, navutse ubwa kabiri narinduka bishya, ibyarinda mu yanjye bimindukira igihombo, none ubingorane zose nzeretse umwami Yesu. Ndagutakira unyamwami Yesu, ngenza uko ushaka nzaririmba. Umwana ari umubyeyi wawe uri kutwumva, akumva Pade, akumva umwana yavutse ubwa kabiri cyangwa se yabatijwe. Bisobanura iki ku mubyeyi wifuza guhereza umwana uburere, ariko akaba yamujyana mu kigo kitifuza, kidafite ibigo byose biba bifite uburere, ariko kidafite uburere busa nk'ubw'umubyeyi aba yifuzamo kumuhereza? Nabagira inama ko bazajya bajyana abana babo ko ahantu bumva ko nabo habagirira umumaro, ko ariho babajyana. Kuko nanjye yari yatsinze, bari bamwohereje niba ari Nyaruguru. Yego. Ariko ntitwabihurizaho, turavuga tuti reka tumuzane aha ngaha hari uburere, yige mu Badivandisite b'umunsi wa karindwi nk'uko natwe turi Abadivandisite. Wow. Bivuze iki? Ari igihe twifuza umwana tumwifuzamo ikintu, ariko tutigeze tumugaburira. Ni nka kwa kundi urabona leta, ngiye gukoresha urugero,
leta ubu ngubu bwaki yaracitse, ariko hari igihe twifuza umwana tukamwifuzamo ikintu tutigeze tumugaburira, ava mu rugo tumugaburiye neza, ariko yagera muri sosiyete agiyemo akagaburirwa ibyo tutamugaburira. Iyo umwana agarutse mu rugo mubona hari imico byibuza n'uburere bishya yaza ari kwakira. Ngereranije ko ngewe uyu nguyu niwe mwana mukuru mfite, yego, nta wundi nagize ngo yige ku kindi kigo ndebe ko aza afite ubundi burere bubi, kandi ngewe hano nahamuzanye mpizeye. Rero urabona ko ubwo mbonye inyungu, yaje ahangaha atarabatizwa, none ngewe agarutse ari n'umukristo wa bwa kabiri. Yego, nishimwe rikomeye cyane. Ikigo cya PAD kuri ubu ngo wagisobanura ute? Umva nagisobanura ko ngewe gitumye n'umwana wanjye abatizwa, ko gitumye avuka ubwa kabiri. Ni ikigo cyiza, mfite n'undi muto ufite imyaka 8, nawe ndashaka kuzamuzana hano. Yego, iyi shusho izakuva mu mutwe? Ntabwo nzabyibagirwa kuko ngewe baramubatije ahubwo ndarira. Ndarize. Yego. Bari kumpanagura ababyeyi bavuga bati hangane, kuko nge bamukize mu mazi numva yindenze. Nizere ko tugiye kugenana namwe uru rugendo, ariko kandi tunaganira n'aba bayobozi. Ngiye mukomeza kubana mu biganiro byacu bya buri munsi, ubategurira kandi nkanabibatunganyiriza. Ndi mwene so Theophile Byukusenge. Murakoze cyane. N'amahoro. N'amahoro, turashima Imana. Yego, muratangira mutwibwira n'imirimo mukorera muri kino kigo cy'uburezi cya PAD. Murakoze cyane. Nitwa Niyitanga Jean Claude, aba ndi umuhuzabikorwa mu bigo bigize PAD. PAD ni ikigo cy'ishuri cyashinzwe n'ababyeyi bishyize hamwe b'Abadventiste umunsi wa karindwi. Ni ikigo gifite ibigo bitandukanye, nursery, primary, secondary school and TSS. Aho ndi umuhuzabikorwa wabyo. Yego, ni ikigo cyatangiye ryari? Ikigo cyatangiye muri 1984. Yego. Umugambi nyamukuru, intego ni uburezi, ariko kandi hirya yo gutanga siyanse bashyize n'imbere ibwirizabutumwa, kuko siyanse igendanye na conscience yubakitse neza, umuntu aba yubakitse wese. Yego. Mujya gutekereza igihe cyo gutegura amavuna nk'aya ngaya cyangwa se weekend prayer nk'izi, mwumvaga hari icyo zizafasha abanyeshuri? Iteka ryose iyo dutegura week of prayer tuba twumva hari icyo zizafasha abanyeshuri, cyane ko mu myaka ishize, mu gihembwe gishize cyangwa se umwaka ushize, tuba twarateguye ibihe nk'ibi ngibi kandi bikabyara umusaruro. Natwe nk'abayobozi b'ishuri, umurimo wa mbere dufite ni umurimo w'Imana. Umurimo wa kabiri ni ukubaka igihugu cyacu, ni uwo kwigisha ubumenyi, ariko tukanagaragariza n'abana ko hari umuremyi wabo. Byanze bikunze rero, ibihe byiza dufite nk'ibi ngibi tuba tubyiteze. Turategura, tugasaba n'Imana ikaduhira, igakoresha abana bayo, tukagira ibihe byiza nk'ibi. Ni ngombwa rero ko tubigira mu gihe dufite igihugu cyiza, kirimo umutekano, kirimo ubuyobozi bwiza, utwemerera nuko n'ijambo ry'Imana rivuga. Yego. Abana 59 biyeguriye Imana cyangwa se babyawe bavutse ubwa kabiri, basobanuye iki ku kigo cya PAD, haba ku banyeshuri, ku kigo cya PAD ndetse no ku babyeyi nyirizina bagiye kwakira impinduka z'abana babo, bagiye kuzabasanga mu bigo byabo nako mu mago ubwo bazaba bagarutse muri vacances? Rwose abana babatijwe uyu munsi bafite igisobanuro gikomeye ku ishuri rya PAD. Icya mbere ni uko intego ababyeyi bishyize hamwe bagashinga PAD ziba zirimo zigerwaho. Icya kabiri, tuba turimo twishimira ko abantu barimo baba beza, abana bafata ibyemezo byo guhinduka bakiri bato, ni abana bazubaka igihugu cyacu ejo hazaza n'uyu munsi. Icya kabiri, ntabwo bubaka igihugu gusa, biba byabanje no mu miryango yabo. Iyo bagiye mu miryango yabo bahindutse, batwara amatwara meza, agahindura abo basize iwabo,
uhereye kuri barumuna babo cyangwa bakuru babo ndetse no ku babyeyi babo barabafasha bakagira imyumvire myiza. yego Nta byiza rero nko kugira umuryango ufite imyumvire myiza, nta cyiza nko kugira ikigo gifite imyumvire myiza, nta byiza nko kugira igihugu gifite imyumvire myiza. mu gihe nk'iki ngiki challenge z'ababyeyi hari ubwo zidashobora kubura, umwana bamwemerera kubatizwa undi ntibamwemerere kubatizwa, ibihe nk'ibi ngibi mubyitwaramo muti? Ibihe nk'ibi ngibi uretse ko tudakunda no guhura nabyo, ariko buriya abana turababwiriza bakihitiramo kandi tukabaha umwanya wo kubanza gusaba ababyeyi uburenganzira, noneho ababyeyi babemerera bakabatizwa. Wow. Nta ngorane rero duhura nazo kuko ntitubyihererana, yego turabanza tukajya inama n'ababyeyi kuko ishuri buriya, ishuri ni abantu nakita ko ari babiri batatu, ni umurezi, ni umubyeyi, ariko ni n'umunyeshuri. yego Izo mpande zombi rero ntituba twabyihereranya ahubwo tuba twagiye inama. Musoni ni umurezi Yego. mubereye umuyobozi, akaba n'umubwiriza abantu benshi ku isi baramuzi. Yego. Kuba mumufite nk'umuyobozi, kuba mumufite nk'umurezi ariko mubereye umuyobozi, rimwe na rimwe nko mu bikorwa nk'ibi ngibi mwifashisha, asobanuye iki mu kigo cya PAD, asobanuye iki nko ku muyobozi? Rimwe na rimwe hari ubwo abantu benshi batazi ko ari umurezi kuko mumuha n'uburenganzira bwo kuba yajya gukora amavuna aho biri ngombwa. Yego. Bisobanuye iki? Bisobanuye ikintu gikomeye. Kugira ngo wumve ko nzirikana ko bisobanuye ikintu gikomeye, nasenga Imana nkayibwira nti abarezi bose mfite babaye nka Musoni. Wow. Byibuze akajya ayobora igihembwe kimwe, undi akayobora ikindi, undi akayobora ikindi. Yego. Imyaka igiye itandukanye kugeza n'uyu turimo, niwe uyobora ibyumweru byo gusenga. Ariko abana ntibaramurambirwa. Turabaza tuti tuzatumire ubuhe mubwiriza? Bati Musoni. Kandi niwe ari teacher wabo igihe gishize. Kandi ari teacher wabo. Yego. Ubundi bimenyerewe ko ngo nta muhanuzi uhanura iwabo. Yego, na prefe na prefe yabigarutseho. Yego. Iyo mvugo Musoni akwiye kuyihanagura. Yego. Kuko yabaye umuhanuzi uhanura iwabo birakunda. Kandi bigakunda. Ubwo rero ntigifite agaciro cyane mu bayivuga. Yego. Numva mu by'ukuri ari umugisha twagize, ari n'impano Imana yaduhaye muri APAD kugira umwarimu nka Musoni, Amprise akaba n'umubwiriza ubutumwa bwiza hirya no hino bakunda. Njya ndeba ukuntu abantu bamutumira bikagorana kumubona. Yego. Ariko kuba yihirisha ihera ku rugo akaba ari uwacu. Yego. By'igiciro. Turabishimira Imana yamuduhaye rero. Yego. Ariko izakomeze no kumuduha no mu bindi bihe biri imbere kugira ngo dukomeze tumuvomemo, ariko kandi tunamusabira Imana ngo ikomeze nayo imwubakemo iby'ubugingo byinshi, abona uko akomeza kubitanga kuba bukeneye. Umuyobozi, ni ubutumwa kitwahereza, turi gusoza, ni ubutumwa kitwahereza aba bana bavutse ubwa kabiri ndetse n'ababyeyi babo, by'umwihariko nk'imiryango bazagenda basanze? Ubutumwa twabaha uyu munsi ni uko ababatijwe uyu munsi tubaha inama zo gutera intambwe idasubira inyuma, kuko iteka ryose kugera ku ntego yo hejuru nuko iyo ntego yikurikirana. Niba bahisemo intego yo kujya mu bwami bw'Imana bagatera ikirenge mu cya Kristo, nuko babana nawe umunsi ku wundi. Yego. Ntibatakaze ibyiringiro byo muri we, ahubwo bagahora batera ikirenge mu cya Kristo kugira ngo azabajyane abageze no mu bwami bw'Imana. Kandi bazaba n'abahirwa no muri iyi si. Yego. Kuko iyi si irimo irifuza abantu bazima bahiriwe basavinga isi bakayihindura kuruta uko bayisanze. Ntabwo ikeneye abantu bayibera umutwaro. Aba bana rero bavutse ubwa kabiri ni umugisha ku isi, ni umugisha ku miryango yabo, bagiye kuba abanyamugisha. Icyo tubifuriza. Kandi nkasaba n'ababyeyi babo kuborohereza, ahubwo nabo bagatera ikirenge mu cy'abana bateyemo. Niba kandi basanzwe baragiteye, bakomeza abo bana babarerera igihugu, babarerera Imana kugeza tugeze mu bwami bw'Imana.
Ubuyobozi murakoze cyane, Imana ikomeze kuba umugisha kandi Imana ikomeze kudutiza ubuzima buzima kugira ngo dutange n'ubuzima bwiza ku bandi bazadukomokaho, cyane ko mu butumwa bw'abamarayika batatu ndetse n'itorero ry'Abadiventiste ritwaye harimo kwigisha, uburezi n'ubuvuzi. Reka tubashimire mwe mwese mutwumva kandi mudukurikira, Imana ikomeze kubaha umugisha. Murakoze cyane. Amen. Uwiteka adushoboza byose. Muri byinshi tubasaba harimo inkunga y'amasengesho ikomeye cyane, harimo inkunga yo kudusabira kugira ngo uyu murimo dukora dukomeze kuba turi kumwe n'Imana. Muri byinshi tubasaba kandi harimo n'inkunga y'ibifatika kugira ngo uyu murimo ukomeze ujye mbere. Dukeneye byinshi byadufasha muri uyu murimo. Njyewe kandi ndabasaba by'umwihariko kunsengera kugira ngo ibyo nkora, imbaraga n'ubushobozi bwose twaba dushyira muri uyu murimo, Imana ikomeze kuba iri kumwe natwe. Amahoro akomeze kuba kuri mwebwe. Ngaho muhawe ikaze tugendane muri uno mwanya utangaje waho abarenga 59 bemeye kubyarwa ubwa kabiri mu mazi menshi. Abo nta bandi ni abanyeshuri bo mu kigo cya PAD. Ikaze tugendane. Mbese wizera ko amategeko 10 agaragaza imico y'Imana kandi ko ahishura ubushake bwayo maze nawe ukaba wiyemeje kuzayakurikiza utyo nk'uko wayigishijwe? Mbese wizera ko kugaruka kwa Kristo kwegereje kandi ko ari byo byiringiro by'umugisha maze nawe ukaba witeguye guhamiriza abandi urukundo rwe rw'agakiza ke ukoresha impano yaguhaye yo gukiza imitima yabo? Mbese wemera kandi wizera gahunda y'itorero akaba ari umugambi wawe wo gusenga Imana no gushyikira itorero ryayo utanga 10 n'amaturo ndetse n'itanga ubwawe? Mbese wizera ko umubiri wawe ari urusengero rw'Umwuka Wera maze nawe ukaba witeguye kuwurinda ibyawangiza byose, ibisindisha ibyo ari byo byose nk'itabi, inzoga n'ibindi bisindisha byose, icyawangiza cyose witeguye kuwurinda? Mbese usobanukiwe n'inyigisho shingiro za Bibiliya nk'uko zigishwa n'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi, ukabugambiriye ko kubwo gufashwa n'Imana uzagira imibereho ihwanye n'uko wigishijwe? Mbese wemera ko umubatizo w'ukuri ari uwo kubizwa mu mazi menshi nk'uko ugiye kubatizwa maze nawe ukaba ugiye kubatizwa gutyo nta gahato? Mbese wemera kandi wizera ko iri torero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi ari ryo torero ryasigaye rivugwa mu buhanuzi na Bibiliya ikaba bivuga ityo kandi ko umuntu wese araricyuye kurizamo? Reka ngabukiriza aha ngaha nsaba Imana yo mu ijungo iyi ndahiro murahiye Imana izarushaho kuyibasobanurira kandi izabayobore mu ndahiro murahiye kugira ngo mwe kuzayitatira Yesu nagaruka muzabe mwarasobanukiwe n'ibyo murahiriye byose maze muzabe mwarabigendeyemo. Yesu abahembe ikamba ry'ubugingo mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Reka nsabe twese duhagurutse nsabe Musoni aze adushyira imbere y'Imana, ahasigaye tugende. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ni wowe Imana yatumye aba bana barindwa, ni wowe wadutumye bakura ubahitiramo kwicara mu materaniro y'itorero ryawe. Mwuka Wera akabakabya imitima yabo baratsindwa. Uyu munsi nyuma yo kubabyara mu buryo bwa mwuka bagiye kubihamisha amazi, ubaha umugisha wawe. Amasezerano wasezeraniye abatera umugongo ikibi baje mu cyiza, ayo masezerano yabasohoreze. Ubahe imico ihindutse kugira ngo ababazi babone ko hari ikintu Imana yakoze kandi izakomeza gukora mu buzima bwabo. Ababatijwe kera natwe turakwiyeretse kugira ngo tudasigarana ibimenyetso by'uko twagiye mu mazi gusa, ahubwo duhinduka abantu bafite ibimenyetso y'uko ubwami bw'Imana butuzi. Nkweretse ababyeyi baherekeje abana babo ngo ubahe umugisha
kandi ubwo abana bateye intambwe yo kugusanga, twiteguye ko bazaba beza mu beza basigaye, twiteguye ko bazaba bumvira mu bumvira bake basigaye, kandi bazakomeza gusindagiza ababyeyi babo bakababera umugisha. Ngaho rero ubwiza bwawe bugaragare ku mupasitoro ugiye kubatiza, kandi mu mitima y'aba bana bawe ibyo wavugiye kuri Yorodani igihe Yesu yabatizwaga, reka ubivugire mu mitima yabo, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.